uti mutima si inkuru ye nayihera ko iyo nteruye kuyivuga umutima wanjye wuzura umubabaro, amaso yanjye akuzura amarira. Umva mutima yavukiye mu isi yuzuye urujijo, mu muryango wuzuye umwijima w'amakimbirane n'intonganya za buri gihe. Yakuze azi ko guseka no kwishima ari iby'abanyamujyi batagira umubabaro. Yakuze yumva ko ubuzima ari ukubyuka agakubura akajya kuzirika ihene, yarangiza agataha akagotomera amazi ya Nyakagezi kuko yatigeraga akama. Nuko ubwo Imana yaba yamanuye manu akumva ijwi rya nyina rimubwira riti mutima we, enda hano oza zino nkondogoro z'ibijumbu zishyire ku ziko uramire barumuna bawe dore barasaba. Hanyuma yatamira ako kajumba akarenzaho litiro ya Nyakagezi, akazamura ibiganza ati bwije none ejo sinzi ko buzacya. Mbega we! Nuko ubwo ngategereza ibitutsi n'imijugujugu y'inkono zimwihonda mu mutwe zibisikana n'imigeri y'ihene zimuraye ku mutwe, ubwo akamenya ko nyir'urugo atashye. Nuko ako kanya kumva induru ya nyina ibipfusi n'ishyi zimuri bubi ngo ntiyatekeye umugabo w'akaboga. Ubwo impinja zimukurikira aho ku gakeye kuko ari 5 zibisikana zibogoza, umwe atera undi yikiriza. Nuko nawe akajya ati mwicecekere bana ba mama, dore uku niko twavutse niko tuzaba ni nako turi. Ako kanya umutima ugakubita ku nzozi ze ati ngaho nimuhore tuzabaho nabi ariko tuzabaho kandi Imana nibishaka izadukura muri uyu muriro. Ubwo yagira amahirwe akabona burakeye agasohoka akitegereza ikirere, akazuba kakamurasa mu maso, yareba inyoni zo mu kirere agasengera isengesho ati Mana ya Mutima n'Akanyange na Rusine na Nkusi na Butoya na Bukuru na mawe, wazampaye umugisha nkagana ishuri ko nifuza kugurutsa indege zimwe zijya zica muri iki kirere, maze umunsi umwe nkazagurutsa mawe nkunda mama wanjye na bene mama, maze tugasiga akagahinda katubereye ifunguro. Nkazabagaburira bakarya bagahaga bakibagirwa inkondogoro z'ibijumba turya dutamo amarira, nkabambika bakava muri izi nshabari zuzuye ibiremo n'umwanda. Ubwo mu gihe kivuga ibyo amarira agatemba ku maso akinjira mu nzu agafata umuyaga akubura, agakora bya bindi byose bukira bugacya umunsi ukaza, imyaka ikaza indi igataha. Umunsi umwe mutima abyuka yamaramaje ati nintava muri iki cyaro sinzagera ku ntego. Ati numvise ko abandi bajya mu mujyi bagakora ubuyaya, njye nabuzwa n'iki ko n'ubundi namenyereye umuruho. Ati ndagenda kandi ntawe mbwira n'ubundi nukubatera agahinda. Ningera nzajya nkora nikoresheje bamereza utwo duhumbi ntwizigame nemere nambe, nzarebe ko nabona amafaranga ngasubira mu ishuri. Intego nta yindi ni ukugurutsa indege nkakirigita ifaranga maze nkibuka n'abo nsize inyuma. Ku myaka ye 14 mutima umugambi arawunoza. Mutima ntiyarazi ngo inzira ijya mu mujyi niyi. Mutima ntiyarazi icyerekezo cy'iyo ashaka kujya, nta n'uwo yari asanze nibura ngo azamufasha. Mutima nta n'urupfumu yari yarigeze ngo nibura azatega imodoka imugezayo. Icyo yari afite ni ishyaka ndetse no kumaramaza mu mutima ko agomba kugera ku ntego. Mutima abandi bararyama ariko we ntaryamye. Nk'ibisanzwe igicuku kiraza imijugujugu y'inkono n'ibipfunsi, hirya ye mama we arira. Ku mutima ati wirira mawe, umunsi umwe nzaguhoza ayo marira. Ati nubwo ngiye ntakubwiye ariko umbabarire mawe, nubwo nkiri mutoya ninjye mfura yawe ngomba gutera intambwe. Mu masaa 10 mutima aromboka asunika umuryango, ageze hanze afumye amariruka, yaruhuse ageze nko muri metero 100. Atangira kugenda abaza abahisi n'abagenzi inzira imwerekeza mu mujyi. Umubwiye akamubwira, umwihoreye akamwihorera, agakomeza akagenda. Aragenda we, aragenda amaguru amuhiraho, inyota iramwica. Agize amahirwe abona akagezi kari hafi, aricaranywa amazi. Ubuzima burakomeza, arakomeza aragenda. Amasaha nayo ntiyatinda, umugoroba uragwa. Mutima ati Mana we, ese mbizigize nte ko aha hantu ntahazi, sinshobora gucumbika mu bantu ntazi. Ikiruta reka niyinjirire muri iki kizu kitabamo abantu, n'ubundi inyamaswa mbi n'umuntu ntacyo ndi bube. Mutima ubwo yinjiramo, yisasira agafuka yari yabitsemo imyenda ye, yiyorosa utwenda twe. Arangije mutima araryama arasinzira ariko atazi ko buri buke. Mana we, uyu mwana asiraye ku gasozi mu kizu kitabamo abantu araramuka amahoro. Ntimuzacikwe na episode ya 2.